AI itanga amafaranga. Ndakeka ibyo biganiro muhora mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Nibyo koko AI itanga amafaranga. Ariko barakubwira ngo AI itanga amafaranga, ariko hari icyo batakubwira. Buriya AI itanga amafaranga nibyo. Ariko none kubera iki itanga amafaranga ukaba utayabona? Ndakeka nuri uri muri abikubwira kuriya ari muri content creation. Icyo akeneye ni attention yawe. Ariko ngiye murabizi ko Creators Rwanda tuza dushungura ibintu. Nukubera iki AI akenshi cyane abantu bumva neza ko itanga amafaranga, ariko ugasanga urabyumvura nabibona ariko still ntagira amafaranga ubibonaho. Itegereza ibiganiro byose warebye kuri AI ngo itanga amafaranga. Naye mafaranga wabonye nyine ukoresheje AI ntayo. Kubera iki? Ugendera nyine mu kigari. Ni ya topic igezweho abanyarwanda mwese muri murakunda muri rukankira, ariko at the end of time ntabwo uri murareba reality ukuri kwibigaragara. Uko kuri rero niko tugiye kuba twarebera hamwe impamvu AI itagwa amafaranga kandi harabikiza. AI harabikiza, harabe hinduriye ubuzima, ariko ikibazo kiribuze kuba kiragaruka kuri wowe. Kubera iki AI wowe itagwa amafaranga kandi uri gureba ibiganiro by'uburyo wakora amafaranga ukoresheje AI? Tekerezeho. Tugiye kuba twarebera hamwe rero ibintu bituma AI itayibyaza amafaranga. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, AI ntabwo itanga amafaranga nk'uko ubitekereza. Ntabwo AI ari banki, biratandukanye. Unabyumve gutya. AI ni ama-company nyine abafite ayo AI nka OpenAI, cyangwa se nanone ni AI nyine ni ama-tools, ni ama-company abafite AI, ni ama-tools agufasha gukora ibintu. Ibyo bintu wakoze akaba ari byo biguha amafaranga. Bivuze neza ko AI ntabwo ari itanga amafaranga. Inyuma ya AI hahita hakurikiraho ikindi, hanyuma amafaranga akaza nyuma. Urugero, AI wenda ni ya mbere iragufashije, hari undi muntu uri buzemo AI ikaza ku mwanya wa gatatu. Ati bimeze bite? AI iragufasha gukrea ikintu kibe kiri perfect, ari cyiza. Namara gukrea cya kintu uragishyira ku isoko. Namara kugishyira ku isoko, umuntu bivuze ko ku isoko na ahantu ha kabiri. AI ya crea ikintu ugishyize ku isoko. Ku isoko ni process ya kabiri. Hanyuma process ya gatatu nuri buze kuba wa consuminga cya kintu. Wa muntu uri guconsuminga cya kintu ni uri buze gukora payment. Nitegereza urareba neza ko ntabwo ari AI yaguhaye amafaranga. AI icyo yakoze yagufashije gukora ikintu kiri perfect, gishyira ku isoko, barakigura gikora ibyo kigomba kuba cyakora, ahubwo AI iraza ku mwanya wa kane. Cya kintu cya kindi nicyo kiri buze kuba cyaguhesha amafaranga. Ndakeka ibyo ngibyo uri murabyumva. Ntabwo AI itanga amafaranga, cyangwa se ntabwo ari iguha amafaranga, ahubwo ibyo AI yakoze nibyo bitanga amafaranga. Ubyumve gutyo ntuzongere kwitiranya ibintu. Ahangaha rero uri buze kuba wabona neza ko nyine AI ntabwo igira amafaranga. AI ntigira banki, nta mafaranga. AI none n'ikintu cya danger uri bubyumve nidukomeza kuba twaganira, cyangwa se nukomeza kuba ari hano kuburi hano. AI none ikintu cya danger buriya nayo ahubwo ikenera kuyiha amafaranga. Ndibuze ko nabigusobanura iyo point iri mu kiganiro nateguye. Don't worry, ukomeza sticking hano nkubwira uburyo ahubwo na AI ikeneye amafaranga. Ngo AI itanga amafaranga, ntabwo itanga amafaranga, ngo nayo ubwayo ikeneye amafaranga. Ikintu cya kabiri rero gituma AI itaguha amafaranga, urandagira nkubwire neza ko AI nta identity igira, nta biyiranga igira. Ati kubera iki? AI ntabwo yafungura banki. No, AI ni ikintu bita tools, ni igikoresho. Ubyumve gutya. Ntabwo usinyana amasezerano na AI ngo mugirane contract. Ntabwo AI ari umuntu nyine mwasinyana amasezerano. Oya, AI nayo igomba kuba iri mu bishoro byawe. AI ni igishoro. Ntabwo AI ari gitanga amafaranga. AI ni igishoro. Bivuze neza ko icyo ugomba uburyo ugomba kumva mu AI kugira ngo wumve neza ko nyine izanagufasha, no kumva ko niba ugiye gukora ikintu wifashishije AI nayo iri mu buryo bwa haso. Niba utangiye business kwa kundi hasoringa, AI nayo irabigufashamo. Ntabwo AI ari buze ko yaguha amafaranga. Ntabwo AI ari buze gukemura financial problem mu buzima bwawe cyangwa se muri business yawe. Oya, AI nayo ni nk'umufatanya bikorwa, cyangwa se ni nko wundi mugenda mufatanye ibiganza, cyangwa se umujyanama wawe. Byanga gatekereza uburyo kitabigenda gutya. Ariko ntabwo AI izagira transfer y'amafaranga. Ibyo banzu bikore mu mutwe, kuko AI nyine ni igikoresho. AI ni nk'isuka. AI ni nk'abakozi nka video editing.
inyuma like AI icyo yakoze ni kimwe, yaje isemplifiya akazi, ariko ntabwo AI yaje kugira ngo iguhe amafaranga. Like ugomba gutangira kwiga kubiboneramo AI mu buryo bw'uko ari igikoresho kuruta uko wayibonamo ko igiye kuba yaguha amafaranga. AI yoroshya akazi kakaba kakihuta, ariko AI kuba yakoroshya akazi kakirukanka niba udafite n'ubundi abantu bari buze kuba ba consuminga cyangwa se bagura ibya producinzwe na ya AI, bivuze ko byaba bibi. AI waba uyifite ari na sawa, ariko ikintu kiri buze kuba cyaba ikibazo, AI yagira imira akora ibintu ku muvuduko uri hejuru. Icyo cyane ni isoko rya bya bintu AI yakoze. Like abakonsomateri bari nyine ukibaza icyo kintu. Rero impamvu AI abantu benshi tababyarira umusaruro nuko bumva neza ko AI nyine barayumva agomba ko ari igikoresho cyihutisha ibintu, ariko ntibatekereza ngo bibaza ati kirabyihutisha ko byihuta isoko ryabyo riri. AI yongereye production y'ibintu, ariko isoko ntabwo ryiyongereye. Niba utazi no gushaka iryo soko ntabwo uri buze kugira icyo ubona. Angaho byumve neza, tujyane neza. Yego AI irimo irakora ibintu byiza, ariko se isoko ryo rirahari? Mbere ko utekereza AI baza utekereza abakonsomateri. Exactly. Urugero rutoya hano kugira ngo byumve neza. YouTube kugira ngo ukore video, n'urugero nk'ingi uri murabona, cyamfashe byibuze at least amasaha 2 cyangwa amasaha 3 editing, agasura ubona kameze gutya, ibintu byose biri perfect, udukosa ndukuramo. Ariko none ibi AI ishobora kubikora mu minota 30 cyangwa se minota 20, they're done, kaba birarangiye biri perfect. Fite product, abaguzi ni bande? Shobora kuba nyifite bikaba byagenda neza, ariko at the end of time nkeneye abantu bari buze kuba bareba ibya bintu. Ese abo bantu ndabafite? Kaba ari question mark uri buze kuba wakibaza. Bivuze neza ko AI icyo yakoze yafashe product irayikora irarangira, ariko ikintu bita umukonsomateri we ntawe mfite. Abantu rero birukankira AI ariko ntibatekereza isoko ry'ibizava muri AI. Icyo kintu ugomba kukibaza, sinzi muri murumva logique aho hantu bumve neza. Impamvu ya gatatu rero buri ituma AI itakubyarira amafaranga, buriya AI ishobora ko yabyarira amafaranga company isanzwe ikora ifite abakiriya. Ibintu byumve neza. For example, n'umuntu ni company runaka bari bafite wenda financial accountant, kabifite wenda aba data entry benshi, birumvikana benshi pe anabishyura menshi. Noneho AI iraje ivanyeho baba data entry ba accountant bavuyeho, AI irimo irabikora. Byumvikanye cyane ko boss we atangiye kwinjiza amafaranga arenza ayo yinjiza, kuko baba bakozi za expenses zavuyeho. Cya kintu bita insurance cyavuyeho, kwa gutinda byavuyeho, kwa kurwara k'umukozi byavuyeho, kwa gushaka umusimbura byavuyeho, ibintu kwa kurya saa sita byavuyeho. Mbega nyine tu expense twose tukavaho, kandi ntituveho ku muntu umwe, tukavaho nko ku bantu niba ari nk'aba data entry 8, tugita tuvaho ku bantu wenda tuvuge wenda nimba ari 8 batandatu bakagenda gasigara 2, nabo 2 anytime ushobora kuba wabajyana bitewe n'uburyo AI irimo irazamuka. Ubwo buryo rero nibwo AI ikizama abantu. AI ikiza umuntu wari usanzwe afite isoko, hanyuma AI kaza ari umufatanyabikorwa kuruta uko AI iri buze bayitezeho amakiriro. Impamvu rero AI akenshi itakubyara amafaranga nuko wowe witezeho amakiriro, umva neza ko ari izahindura ibintu. Yego AI yaguhaye uburyo bw'imikorere, yaguhaye nyine uburyo bwo koroshya ibintu, ariko ibyo bintu uri koroshya, ibyo bintu biri kwiruka nka gutyo, urabishyira he? Ibintu byawe biri perfect, ku isoko biri perfect pe, gusa wibuke ko iyo AI uri murakoresha biba perfect, ntabwo uri uyikoresha wenyine. Yaba AI ari nk'iy'umuntu umwe wenyine yagumvikana, ariko AI iri worldwide. Byumvikane cyane ko ukeneye indi strategy yo kugurisha ibiproducingwa na AI. Bitekerezeho uraza kubyumva, kuko abantu bankurikirana kuri Creators Rwanda ndabizi neza ko ari abantu basobanutse cyane. Niba nta gikorwa gihari nta mafaranga hari kuri AI, nta mikino. Ini mpamvu rero buriya ya 4 ituma AI idaha abanyarwanda besha amafaranga. Hano hantu nyumve neza,
impamvu AI idaha abanyarwanda benshi amafaranga usanga bayiririmba ariko still bagakomeza kuba bakene itaduha amafaranga. Abanyarwanda dufite umuco wo gukunda iby'ubusa. Hari ama AI, hari akenshi cyane uzajya ubona n'ama tutorials nkora kuri Instagram n'ahandi. Buriya nditonda cyane, ntabwo AI yose yasohotse mpita nyibwira abanyarwanda. Hari ngihita bita Hedgefield AI, iyo ni AI kora amaje nina nziza iranarenze, ariko at the end of time bundize ninyibabwira birasaba kwishyura. Kandi nanjye ubwanjye ibiganiro kenshi cyane nkora na mu sponsor mbifitemo, ninjye wipapa ukimama wenda YouTube yamenamo wanagura nka subscription wenda kamwe nkwereka agatipsi gutyo, ako nako nyine kari munsi. Rero ndagira nkubwire neza ko AI bigoye cyane ko izaguha amafaranga mu gihe ugikoresha free version. Guys, umuzungu burya ameze, abazungu ntabwo bajya batanga ibintu by'ubusa, never, ntabwo bishoboka. Umuzungu n'umuntu arimo araguha ibintu by'ubusa, ujye umenya neza ko hari cost. Urugero rutoya, reba nka Google yatanze map ku buntu. Service nyinshi za Google ni ubuntu pe, ni ubuntu pe. Map, YouTube mu Rwanda n'ibindi byinshi, like mbega nyine ubona ko service za Google zoroshye cyane ku kintu cy'ubuntu. Ariko buriya ntabwo Google biriya bintu itangira ubuntu ari ubuntu, hari igiciro kindi kitagaragara tubyishyura, kandi igiciro gikomeye cyane. Ibyacu byose biri ku gasozi. I'm telling you, ibyacu byose biri ku gasozi, kubera ko Google nyine niho yungukira. Google irabiduhera ubuntu tugakoresha ikarita. Reba uburyo ikarita irenzemo bro. Ikarita ikuyobora umuntu location, ukabona umuntu akugezeho akoresheje Google Map, kamwereka imihanda tunyuze hano byagera. Ukize mu nyurabwenge ukabitekereza neza, ikarita nshobora kuba naguha wenda uri muri Tanzania, nkaguha ikarita ndi hano mu Rwanda. Iyo karita ikakuyobora neza tutaranahura, ukangeraho mu nzu nta handi ukase. Urumva icyo kintu cyagakwiye kuba ari ubusa? Reka ibyo tubireke, reka tugaruke ku kintu bita business profile. Ugenda ukashyira kuri Google, hanyuma wenda umuntu uje wenda tuvuge aha ntuye cyangwa se hano za Remera, umuntu akagira agahita avuga ati oh hano hari agakafe. Business profile ukayilistinga kuri Google ku buntu kandi kagaragara. Nashaka cafe muri Remera bagahita babizinzanira zose, nta kintu na kimwe nishyuye. Tekeza iyo service. Urumva umuzungu ari ikigoryi cyo gutangira iyo service ku buntu. Hari ahandi yungukira harenze, afite amadata, agurisha amadata yacu kandi bikamuha amafaranga. Hangaha rero niho nibuze kuba nakubwira, AI rero nta buryo yo ishobora kuba yaguha ibyo ngibyo by'ubusa, kubera ko nta facilities, nta buryo yagurisha amakuru yawe. Niba ukoresha free version rero ya AI, biribuze kuba byagaruka, biragoye kuzigera ukorera amafaranga. Kuko uzarebe niba ukoresha free version ya AI, creation y'ibintu byawe akenshi cyane iyo creation ibigenda gake ku rwego rutabaho, ni gake kuri speed nkeya cyane. Cyo ni cyambere. N'icya kabiri, biza biri muri low quality, ntabwo wayimaximije, urimo urakoresha iby'ubuntu nyine. Niho kunopfesha nyine, mbega baguha bya bindi bitaribuze kuba byagukiza, like usarana nabyo nizo free version za AI no ku bindi. N'ikindi ntabwo baguha full version. Hari nk'abanyamerika n'abandi bantu nyine bashobora kuba bakigondera aya ma AI. Njya mbona umujama wo mu Rwanda wabimenye akigondera AI, n'umujama bita Afrimax English. Nyamutipe ararenze, akoresha nimba ari VEO 3 cyangwa se Sora 3 kuntu nkuko. Uzareba udukuru twiwa, kunda kubikora niba ukunda stories z'icyongereza uzazibona. Nyamutipe akoresha maximum, mbega nyine arishyura VEO cyangwa se Sora, akayiha text, hanyuma none usanga yaranishyuye ChatGPT akayikoresha in maximum. Ngotekereza, wishyuye ChatGPT iri maximum, wishyura na VEO cyangwa se Sora iri maximum. ChatGPT nijya kuguha prompt, iraguha prompt iri full kuko warishyuye, hanyuma ugende muri VEO 3 bakuremere ibintu bitabaho.
nyine like virtual, afata umuntu amurema utarigeze ubaho, akore cartoon iri realistic kuko ubona neza ko ari byiza, ubizane ku isoko. Byumvikane cyane ko biraza bifite karite iri full, birajya guhangana na wa wundi w'umunyarwanda urimo akoresha utuntu tw'ubuntu, umuntu rimwe na rimwe unatureba tukamurya mu maso cyangwa se tukamurya mu matwi, no mu Rwanda tutari monetize. Bivuze neza rero niba ushaka kubyaza umusaruro AI, umva neza ko ushaka kwibyaza umusaruro, ugomba kumva neza ko hari igishoro ugomba gushyiramo. Wigura wenda ihenze kuko irahenze ntabwo wayigondera, ariko gerageza iri mu bushobozi bwawe. Ntukajye ukunda gukoresha AI z'ubuntu kuko ni ubuntu nyine, ni basic, ni ubuntu, ntacyo bimaze. Ahangaha ikindi kintu cya gatanu gituma abantu benshi AI zitababyarira amafaranga. Abantu benshi bashaka kubyaza AI amafaranga kubera ko bumvise ko ibyara amafaranga, ariko nta bumenyi babifiteho. Ibintu uzabyitegereza uzabibona. Iki kintu kiranambabaza cyane. Buriya AI biragoye cyane ko wayimenya uri muri free version. Ntabwo wemereye ku accessinga ChatGPT, ntabwo uyizi biri free, ntabwo waya accessinga byose, ntabwo uzi icyo ChatGPT yashobora. Impamvu ukoresha ibintu by'ubusa. Ni gute rero ukoresha ibintu by'ubusa expectinga ko ibyo bintu bize? Nta bumenyi buhagije ufite kuri ChatGPT. N'ubumenyi ufite nkawe nyine utekereza ko uzi ChatGPT cyangwa se uri umuhanga muri byo, ikintu iyo ChatGPT igufasha. Uzi ChatGPT iri free cyangwa se uzi ChatGPT iri general, buri muntu wese azi, nobody else. Mbega nyine ibyo nzi nibyo uzi kuko dukoresha ibintu by'ubuntu. Ariko undi wayishyuye nta naho mwahurira. Ni ahantu ushobora kujya muri Amerika ujya gukompeta n'umunyamerika. Abantu bakora, hari akazi nigeze gukora online kuri Upwork kuko nifite akanyarigenge njya gufata y'ibiraka, kugira ngo ako kazi ukagire baragusaba kuba ufite full version paid ChatGPT yishyuye yose. Bitekereza ibyo bintu. Abanyarwanda benshi twikoreshereza free. Rimwe na rimwe nyine free biranagucanga ugeze mu yishyuye neza nyine yuzuye, kuko akama prompt uzi nayo nyine turahengekereza, turagerageza naho twari amabuye. Mbega ushaka kubyaza umusaruro ChatGPT iri basic, umuzungu hari aho yakunigiye, yarakuniza ati hano ntazaharenge. Ntabwo nyine uyikorera. Niyo mpamvu nibyo uyikoresheje sometimes ubona nyine iyo bigeze ku isoko yego nyine birarenze, ariko ntabwo bikompeta kuri ya level umva neza ko ari sawa. Rero ikintu kimwe nakubwira, AI ntabwo izigira igukiza yonyine udafite isoko, cyangwa se nanone ngo ugire ikindi kintu. Ugomba kugira discipline, ukumva neza ko niba ushaka kuba wakispecializa muri AI ikora video, bro, we hesitatinga. Niba ufite amafaranga ushaka gukoresha AI ma video kujya ikoreheza, ishyura full, ikoreshe biri full, witera icyuma nyine. Ikindi ugire consistency. Bisaba amafaranga, bisaba kwiga, bisaba icyo bita risk taking, AI risk taking. Iyo niyo mpamvu rero AI ishobora kuba takubyarira amafaranga, ariko wumva neza birirwa bayirima ngo AI ibyara amafaranga. Nyine ni ukuri kukubabaje, ariko niyo reality. Kanda subscribe ku nyuma wacu wa YouTube wa Creators Rwanda, tujye twibanira muri content nk'izi ngizi. Murabeho.